dusangire ubuzima. Mu buzima bigaragara ko muri kamere muntu hari ugutanga umusaruro. Uzasanga abantu benshi bafite ibintu byinshi bifuza gukora kugira ngo iyi si turimo ibe nziza. Ibi bitangira kandi umuntu akiri muto. Iyo umuntu atangiye kubona ingorane cyangwa ubusumbane buri mu isi, social injustice, usanga umuntu wese avuga ngo ndamutse mbonye ubushobozi nakora iki. Kwifuza gukora ibyiza bigumaho, ariko hari igihe ubuzima bwa buri munsi bubitwibagiza maze bya bikorwa ntitubashe kubikora. Umuntu umwe yaravuze ngo kugira iyerekwa ritagira ibikorwa ni nk'ikinamico igaragaza ibitarigeze kubaho. Kugira ngo utazahera mu gutekereza ariko udashyira mu bikorwa, icyo nize ni uko igihe cyose wumva nta bushobozi bwo gukora byinshi ukora ibyo ushoboye. Byibura uba uri kubiba imbuto izagera igihe igakura. Ibyo uhora ushyizeho umutima bigahora bigaruka ni ukuvuga ngo ni umwihariko wawe. Ushobora kugira amahirwe hakaba hari inshuti zawe nazo zifite iyo mirebere, ariko hari igihe usanga ari wowe wenyine bihangayikishije, nabo bafite ibindi bibari ku mutima. Shingiye ku gitekerezo cy'itaranto talents, abantu bahawe bagomba kuzibyaza umusaruro. Ikibazo si ingano y'umusaruro wari kuvamo kuko batari bahawe izingana, ahubwo ikibazo cyabaye ku wayitabye utarigeze ukora ikintu na kimwe. Uzasanga kenshi ibintu byatunaniye tuba dushishikariza abandi kubikora, cyangwa se hagira ubikora tukavuga ngo nanjye nari nabitekereje. Kuko wari umwihariko wawe kandi akaba ari itaranto yawe, ntabwo ari byiza kwitaba. Tangira buhoro buhoro, waba ufite abagushyigikiye cyangwa utabafite. Imbaraga zigusunikira kubikora zizatuma ubasha kugira icyo ukora nutangira. Ntucibwe intege n'ingano y'ibibazo, ahubwo wumve ko no gukora akantu kamwe ari imbuto uteye. Abanyarwanda baravuga ngo ukora uracira abagabanya. Ushobora kuba utagera ku bushobozi bwo kubaka ishuri nk'iryo wifuza, ariko ntibyakubuza gukora igikorwa kimwe mu burezi kiganisha kuri iryo yereko ufite ryo gufasha abantu kwagura ubumenyi. Nicyo kimwe n'igihe wabona umuntu ushonje, ntabwo wacibwa intege no kugaburira umwe kubera ko hari benshi bashonje. Iyo utangiye, imbaraga zo gukomeza zigenda ziza. Nkwifurije gutangira rya yereko umaranye igihe, nubwo wakora kimwe wumva ushoboye ubu ngubu. Gubwa neza.